reka menyeshe abantu bicaye muri izo ntebe, izizungurira n'izitazungurira, izihindukira n'izidahindukira. Njyewe ejo bundi Imana yarambwiye ngo hari intebe zigiye kumera amapine. Nisimara kumera amapine zizagenda zitwara ibizicayeho zerekeza mu kimboteri cya Nduba. Hahandi bo bagendera ibintu hejuru, n'abahanuzi b'iki gihe bakumva ko bo Imana bayifite mu mufuka bakatuza abandi ariko bo ntibature. Bakagira inama abandi ariko bo ntibayigirwe. Urabyumva? Ariko burano kubera iki? Bakabwiriza abandi ariko bo ntibemere kubwirizwa. Uzacunge uzabona mu materaniro menshi, iyo umwanya w'ijambo ry'Imana ugeze, abatumirwa batumiye bari buze kugabura ibyanditswe byera, bamwe barisohokera abandi bakajya muri telefone bakabiharira baba Kristo. Kandi namwe mukeneye kwigishwa ntaho muragera, kuko Kristo yarababonekeye mugishyushye, ariko muza kugira umwibwira yuko mugendana nawe 100%, ariko ugendana nawe 100% nuwanga icyaha n'igisa nacyo. Mu murimo w'Imana wamaze kurangira burundu. Ariko Bernard, yego, uzi ko tugeze ku rwego umukristo cyangwa se n'undi mwemeramana wese niyo atanze ituro arikurikirana kugira ngo azamenye icyo ryakoze? Ubundi se byari bikwiye? Wari uzi ko tugeze ku rwego umuntu ajya kwitanga mu rusengero cyangwa ajya kugira icyo atanga mu rusengero akajya kugitanga kugira ngo Bernard amurebe, Imana irahari amurebe, ndetse na wa muturanyi we abone ko hari icyo yatanze mu rusengero. Agakiza ko ntako rero navuze ngo abantu barimo bambara ibinyurane kubera ko bari gushaka kugenda uko bashaka, ntabwo bashaka kugenda uko Imana ishaka. Ushaka kugenda uko Imana ishaka afata umwanya wo kuba imbere yayo atitaye kuri titire afite, akayibwira ngo papa umugambi wawe ku buzima bwanjye n'ubuhe. Ariko uyu munsi we uzi ko ugera mu cyumba cy'amasengesho ugasanga abantu barenda gukubitwa imihini n'iyindi ngo banze kwihana, kandi uri kubihanisha nawe ntaho yihaniye. Bahari se ni incyuro, ariko barahari ni incyuro. Banza wumve neza, niba iryo bwiriza ariko rivuga kucyo ushaka kuba umuhanzi utagendera ku mabwiriza y'itorero ubarizwamo, y'idini ubarizwamo, nimba systeme yabo ariko yubatse urayiyoboka n'utayiyoboka, genda ujye muri kwemerera cyangwa se ubinzererezi. Ubu ntidufite abahanzi se bari imindirimo zihimbaza Imana batagira idini babarizwamo? Bibatwaye iki? Kuki se abantu bashaka gufosinga ngo barwane? Ese ubundi reka ngubaze Bernard, wowe ufite umwana mu rugo, abana mu rugo iwawe ntabwo bafite amabwiriza n'amategeko bakwiye kugenderaho? Bibaho. Uyanyuranyije se bigenda bite? Ariko none utarengereye ngo baha asumbije uburenganzira bahabwa. Nimba bavuga bati kuba uri umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana, tanga icya 10, tanga amaturo. Yego, yikiye cya 10 se ubundi uri kumubaza. Umuhanzi nta kintu ahinga. Umuhanzi ni umuntu uza karirimba mukamutegera itike ntibakirenza 5, kandi yategejeje 10. Uramwaka ikihe cya 10? Sinjya ndirira, bavuga ngo sindira mivumbi kumuvumba, bavuga gute? Sindirira mivumbi kumuvumba, simvugira mivumbi kumuvumba. Wabyumvise neza? Namwe abahanzi mufite ikibazo. Ubu ngubu buraya buri mu bakozi b'Imana, bwibereye mu bahanzi bari mu ndirimbo zihimbaza Imana, muranywa amayoga, murajya kuri stage mwabomotse. Reka bashyiraho amabwiriza bakanika kwanza, none n'abavugire ahubwo Izayi yubahwe. Ndetse ahubwo banze nyumve, umugabo umwe w'umuhanzi yaravuze ngo nitwari tuzi kunywa, ntimwari wabyigishijwe n'abashumba. Uwo muntu wabivuze wabyumvise neza. Ariko Bernard reka nkubaze, tugendanye igihe kingana iki? Ntago ari gito, habuze imyaka nk'itatu tumaranye kabisa. Icyo nkwa se cyarahindutse? None ikibazo banza wumve, ushobora kuba nyibonera hano. Batega amatwi. Ihene mbi ntawizikiraho inziza, ndabizi. Ariko ntabwo wakora icyaha ngo ugende unywa amayoga usambane, nurangiza uvuge ngo nabyigishijwe na pasiteri. Gutese ahubwo hari ukuntu umuntu akora icyaha twe turabamenyereye, aza akavuga ngo nyine ngo narindimo ngo ndagenda
ngo ndakibona ngo yabunuje ngo mpita mwirukanka inyuma ngo birangira ngo tubikoze ngo sinzi ukuntu byamfasha uko niko bihana umuntu yihana icyaha yakoze kandi icyaha ni gatozi niba waguye mu cyaha wivuga ngo ku myaka mfite n'iyo ufite ndabizi ko turi mu kigero kimwe wowe wanyigisha gukora ikintu ntari nsanzwe nkora njye nakwigisha gukora ikintu utari usanzwe ukora satani ntiyigendera agira icyo ahagarara kuri rya rari ryawe wari umaranye igihe warangiza ukavuga ngo ni runaka ntabwo njye nabyemera. Hanyuma wenda duse nk'abasimbukira muri rwa ruhande rw'aba bapasitori twari turimo tuvuga nubwo inyigisho umpaye numvise zishobora kuba zifitanye isano n'ukuri ariko hari ahantu ngera nkibaza ni kuki dufite abapasitori abenshi cyane cyane bano bari ku mbuga nkoranyambaga bamaze kubona amategeko abagonze n'amabwiriza babona batazabishobora kugendera mu kuri bimukira kuri social media hanyuma abariho bimukira gukorera amabi menshi twavugaga mu nsengero ubu yimukiye kuri social media ndetse bikuba kabiri ntawe dutunze urutoki ariko ngira ngo ibi bintu birahari abantu bitwa abapasitori iyo umuntu anabavuze ukumva umuntu uramubwira ngo njye nitwa pasiteri ahita yumva urutwa na wa muntu wibera hepfo hariya munoza. Ejo nari ndi kumwe n'umuntu yumva umuntu arampamagaye ati pasiteri waramutse ntiyego arambwira turi pasiteri hatagira ikinego atabarokore muri abatekamutwe ati njye nari nabarimo ariko nabavuyemo erega iri zina ryaratutswe ariko nubwo ryatutswe ntiduteze kurireka kubera ibitutsi ntiduteze kuva muri uyu muhamagaro kubera hari abananiwe tuzaguma mu muhamagaro kuko twebwe yaduhamagaye tuzi n'icyo yaduhamagariye icyo akoze dukomeza kumusaba ubwenge bwo kugira ngo tube muri uwo muhamagaro. Icyo rero nshaka kukubwira Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Yes, twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze mwese abantu mubana natwe umunsi ku munsi. Nizere ko mumeze neza agace kose mugiye muherereyemo. Reka tubabwire ngo mugire amahirwe atangwa n'Imana ishobora byose. Ntabwo rero turi butinde kuko murabizi ko ibyacu dutema dukokora. Nge nitwa Nongera Bernard. Murabona imbere kuri screen turi kumwe na wa mwana w'Imana. Ko naragafashe. Ariko ngewe urabizi ko nakunda kubikoresha bene. Ndubwira ngo uri umukozi w'Imana ngo reka ngende umwana w'Imana. Turabana b'Imana ariko turi n'abakozi b'Imana. Yego. Hanyuma ndabona ari mu bwiza winjira no mu bundi ahantu wicaye n'imyambaro wambaye wagira ngo uri wadekoye. Reka si ibintu biri kujyana se birajana ko birajana namwe turi kujana abo mukozi w'Imana urongera ubasuhuze ubibwire hanyuma twinjire mu kiganiro neza. Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza abadukurikiye mwese aho muherereye. Imana amahoro nibahereze umugisha. Amazina yanjye nitwa Pastor Pascal kabisa turakwakire turongera turakwishimiye cyane. Yego. Bo uri umwe mu bantu bakoreye Imana ndetse haba mu buryo bw'indirimbo ndetse no mu buryo bw'ivugabutumwa nk'umupasitori. Nyemerera rero muri kano kanya ubwo tugiye kwinjira muri kino kiganiro usenge nk'amasegonda makeya kuko nicyo kiranga abana b'Imana aho bari. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko abanye natwe uburinzi waduhaye izina ryawe ryubahwe. Dusabiye umugisha abantu bose badukurikiye kandi natwe tugusabye umugisha dukomereza amaboko tuyobore muri iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Ngira ngo abantu batangiye kumva noneho akanyamuneza buryo isengesho rije riba rigize ibintu rihirika. Nk'umupasitori tumaze iminsi tubona urimo uvuga ku mbuga nkoranyambaga utanga ibitekerezo bigiye bitandukanye muri no minsi iruhije abantu bari mu mwanya wo kuba bari kubura aho babifatira ndi kuvuga iby'Imana mbese nka kwa kundi umuntu avuga ngo yabuze ahantu hakura restaurant kandi ashonje kandi ashonje ibi bintu bibona ubundi buriya
hari ikintu nagukosoraho gatoya hataza kugira uwishingikirije icyo ubajije avuge ngo iby'Imana yabuze aho abifatira. Buri iby'Imana ni imiyaga bigendera mu muyaga. Iby'Imana ni iki? Ni imiyaga. Iby'Imana bigendera mu mwuka. Niyo mpamvu rero nta n'uburyo wanabifata. Ushobora kuba uko utekereza kubifata atari ko Imana itekereza ikwiye kubiguhereza. Ahubwo ikibazo abantu ntabwo bazi ngo ubushake bw'Imana ni ubuhe mu gihe nk'iki. None tuzite kuvuga ngo mu gihe nk'iki ubwo turi mu bushake bw'Imana? Ya Pascal. Ahubwo twebwe ntabwo twamenya ubushake bw'Imana ubwo ari bwo ngo tumenye uko twitwara. Turi kwambara icyo bita mambata. None se nkamwe mubasha kutugererayo mukajya ahantu hari rezo? Buri wese yigererayo. Oya, ubu ngubu tuvugana nubwo babitwandikiye hariya nasanze batubeshye. Ibintu mwagiye mudusomera ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Ngo umwenda ngo waratahutse ngo buri wese ngo yigererayo. Yego. None kuki muri gushyiraho se abantu bafite uburyo bagomba kutugererayo? Ntabwo ari buri wese wigererayo, ahubwo buri wese yemerewe kwigererayo. Buriya Berena hari ikintu abantu batazi. Kandi abatabizi nibo bagakwiye kuba babimenya. Ubundi ikiduhuza n'Imana ni amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo rero watakaje amaraso y'umwami Yesu Kristo nta connection, kuko Kristo ni umuhuza w'Imana n'abantu. Iyo rero umuhuza w'Imana n'abantu abantu bamutakaje ntabwo Imana bashobora kugendana. Niyo mpamvu amahirwe twahawe yo kwigererayo avugwa hariya ni amahirwe yo gusaba imbabazi igihe twacumuye tukazihabwa kubw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Abapagani ari nabo bahiritse isi, b'abapagani b'ibyanditswe, abanyabwenge b'ibyanditswe barakubwira ngo twarababariwe byararangiye. Ariko siko bimeze, kuko amaraso ya Kristo ahora ari imbere yacu. Niyo mpamvu Kristo ngo ahora ateze amaboko avuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange. Iyo bavuze abarushe rero bakavuga abaremerewe, hitaba abishwe n'ubukode, hakitaba abishwe n'ubushomeri. Ariko ikintu kituruhije Kristo arebaho cyane ni ibyaha dukora. Yego. Noneho niho hahandi n'aba bashumba dufite ari abari mu nshingano n'abatari mu nshingano, abahanzi bagifite agaciro n'abatakigafite, ndavuga bari muri gospel. Niho hahandi bo bagendera ibintu hejuru, n'abahanuzi b'iki gihe bakumva ko bo Imana bayifite mu mufuka bakatuza abandi ariko bo ntibature. Bakagira inama abandi ariko bo ntibayigirwe. Urabyumva? Ariko bura nukubera iki? Bakabwiriza abandi ariko bo ntibemere kubwirizwa. Uzacunge uzabona mu materaniro menshi, iyo umwanya w'ijambo ry'Imana ugeze, abatumirwa batumiye bari buze kugabura ibyanditswe byera, bamwe barisohokera abandi bakajya muri telefone bakabiharira b'abakristo. Kandi namwe mukeneye kwigishwa ntaho muragera, kuko Kristo yarababonekeye mugishyushye, ariko muza kugira ngo mwibwira yuko mugendana nawe 100%. Ariko ugendana nawe 100% nuwanga icyaha n'igisa nacyo. Umurimo w'Imana wamaze kurangira burundu. Ariko Berena, yego, uzi ko tugeze ku rwego umukristo cyangwa se n'undi mwemeramana wese niyo atanze ituro arikurikirana kugira ngo azamenye icyo ryakoze? Ubundi se byari bikwiye? Wari uzi ko tugeze ku rwego umuntu ajya kwitanga mu rusengero cyangwa ajya kugira icyo atanga mu rusengero akajya kugitanga kugira ngo Bernard amurebe, Imana irahari amurebe, ndetse na wa muturanyi we abone ko hari icyo yatanze mu rusengero. Agakiza ko ntako rero navuze ngo abantu barimo bambara ibinyurane kubera ko bari gushaka kugenda uko bashaka, ntabwo bashaka kugenda uko Imana ishaka. Ushaka kugenda uko Imana ishaka afata umwanya wo kuba imbere yayo atitaye kuri titire afite, akayibwira ngo papa umugambi wawe ku buzima bwanjye ni uwuhe? Ariko uyu munsi we uzi ko ugera mu cyumba cy'amasengesho ugasanga abantu barenda gukubitwa imihini n'iyindi ngo banze kwihana, kandi uri kubihanisha nawe ntaho yihaniye. None se ugira ngo ibi byose ntibiri guturuka nyine mu bapasitori cyangwa mu bayobozi? Erega ifi ijya kubora ihera ku mutwe. Ifi
iyo igiye kuborihera ku mutwe buriya ntabwo yahera ku murizo guteze umurimo w'Imana upfa nabi kubera abawuyoboye sibyo niba uri umuhanuzi ukaba uhagarariye igikumba runaka, niba uri umwarimu ukaba uhagarariye itorero runaka, niba uri pasitori ukaba uyobora ahantu runaka, hazagenda neza kubera amavuta yawe. N'umutumirwa uzatumira azavuga Imana neza kubera amavuta ahasanze. uzi ko hari igihe uba ufite amavuta wagera ahantu ugasanga barakamutse burundu, nawe ukabura icyo uvuga, imbaraga za sekibi zikagukurura. Ariko iyo ugeze ahantu hari amavuta, amavuta aragukurura ugakora. Hari amabwiriza mperutse kumva, numvamo ibwiriza rivuga ngo umuntu kugira ngo yemererwe kuba ari umwe mu bahanzi cyangwa mu baririmbyi b'itorero nuko agomba kuba agaragara mu bikorwa byose by'itorero. Ubwo iyo tuvuze ibikorwa by'itorero kubigaragaramo ntabwo bivuze kuza n'ibirenge gusa ngo bakubonye, ahubwo harimo kuba ugaragara ko utanga imisanzu, icya cumi n'amaturo, mbese n'ibindi bisaba amafaranga. Hanyuma warumbwiye ngo hari ibintu bitari bikwiye ko abantu bakubona ugiye kubikora, ariko ubu ngubu iterambere turiho ni iry'uko tugira ibyo dukora babona kugira ngo batwemere cyangwa batwemerere. umva rero nkubwire, kuba waba umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana ni umwe mu maboko itorero ry'Imana rifite kugira ngo babe bahindurira benshi gukiranuka. Ahubwo ikibazo dufite si nuko yagakwiye kugaragara mu bikorwa by'itorero, ahubwo ibyo ahanga ni ibiki. Icyo ni kimwe. Si indirimbo zihimbaza Imana. Banza wumve izo ndirimbo zihimbaza Imana bahari se ni incyuro, ariko barahari ni incyuro. Banza wumve neza, niba iryo bwiriza ariko rivuga kucyo ushaka kuba umuhanzi utagendera ku mabwiriza y'itorero ubarizwamo, y'idini ubarizwamo, nimba sisiteme yabo ariko yubatse urayiyoboka n'utayiyoboka, genda ujye muri kwemerera cyangwa se ube inzererezi. Ubu ntidufite abahanzi se baririmba indirimbo zihimbaza Imana batagira idini babarizwamo, bibatwaye iki? Kuki se abantu bashaka gufosinga ngo barwane? Ese ubundi reka nkubaze Bernard, wowe ufite umwana mu rugo, abana mu rugo iwawe ntabwo bafite amabwiriza n'amategeko bakwiye kugenderaho? Bibaho. Uyanyuranyije se bigenda bi? Ariko none utarengereye ngo baha asumbije uburenganzira bahabwa. Nimba bavuga bati kuba uri umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana, tanga icya cumi, tanga amaturo. Yego yikiye cya cumi se, ubundi ubu kumubaza umuhanzi nta kintu ahinga. Umuhanzi ni umuntu uza akaririmba mukamutegera itike ntibakirenza 5 kandi yategejeje 10, uramwaka ikihe cya 10? Sinjya ndirira, bavuga ngo sindira mivumbi kumuvumba, bavuga gute? Sindirira mivumbi kumuvumba, simvugira mivumbi kumuvumba. Wabyumvise neza? Namwe abahanzi mufite ikibazo. Ubu ngubu buraya buri mu bakozi b'Imana bwibereye mu bahanzi bari mu ndirimbo zihimbaza Imana, muranywa amayoga, murajya kuri stage mwabomotse, reka babashyiraho amabwiriza bakanika kwanza, none n'abavugire ahubwo Izayi yubahwe. Ndetse ahubwo banze unyumve, umugabo umwe w'umuhanzi yaravuze ngo nitwari tuzi kunywa, ntimwari babyigishijwe n'abashumba. Uwo muntu wabivuze wabyumvise neza. Ariko Bernard reka nkubaze, tugendanye igihe kingana iki? Ntabwo ari gito, habuze imyaka nk'itatu tumaranye kabisa. Icyo nywa se cyarahindutse? None si ikibazo. Banza wumve, ushobora kuba nyibonera hano. Batega amatwi. Ihene mbi ntawizikiraho inziza, ndabizi. Ariko ntabwo wakora icyaha ngo ugende unywa amayoga usambane, nurangiza uvuge ngo nabyigishijwe na pasiteri. Guteze ahubwo hari ukuntu umuntu akora icyaha twe turabamenyereye, aza akavuga ngo nyine ngo nari ndimo ngo ndagenda ngo ndakibona ngo yabunuje, ngo mpita mwirukanka inyuma ngo birangira ngo tubikoze, ngo sinzi ukuntu byamfasha, ngo sinzi ukuntu byamfasha. Uko niko bihana. Umuntu yihana icyaha yakoze, kandi icyaha ni gatozi. Niba waguye mu cyaha wivuga ngo ku myaka mfite niyo ufite, ndabizi ko turi mu kigero kimwe, wowe wanyigisha gukora ikintu ntari nsanzwe nkora.
njye nakwigisha gukora ikintu utari usanzwe ukora. Satani ntiyigendera, agira icyo ahagararaho, ahagarara kuri rya rari ryawe wari umaranye igihe, warangiza ukavuga ngo ni runaka. Ntabwo njye nabyemera. Hanyuma wenda duse nk'abasimbukira muri rwa ruhande rw'aba bapasitori twari turimo tuvuga. Nubwo inyigisho umpaye numvise zishobora kuba zifitanye isano n'ukuri, ariko hari ahantu ngera nkibaza, ni kuki dufite abapasitori abenshi cyane cyane bano bari ku mbuga nkoranyambaga bamaze kubona amategeko abagonze n'amabwiriza, babona batazabishobora kugendera mu kuri, bimukira kuri social media. Hanyuma abariho bimukira gukorera amabi menshi twavugaga mu nsengero, ubu yimukiye kuri social media ndetse bikuba kabiri. Ntawe dutunze urutoki, ariko ngira ngo ibi bintu birahari. Abantu bitwa abapasitori, iyo umuntu anabavuze ukumva umuntu uramubwiye ngo njye nitwa pasiteri, ahita yumva urutwa na wa muntu wibera hepfo hariya munoze. Ejo nari ndi kumwe n'umuntu, yumva umuntu arampamagaye ati pasiteri waramutse, ntiyego, arambwira turi pasiteri, hatagira ikinego, atabarokore muri abatekamutwe. Ati njye nari nabarimo ariko nabavuyemo. Erega iri zina ryaratutswe, ariko nubwo ryatutswe ntiduteze kurireka kubera ibitutsi, ntiduteze kuva muri uyu muhamagaro kubera hari abananiwe. Tuzaguma mu muhamagaro kuko twebwe yaduhamagaye, tuzi n'icyo yaduhamagariye. Icyo akoze dukomeza kumusaba ubwenge bwo kugira ngo tube muri uwo muhamagaro. Icyo rero nshaka kukubwira, hari abapasitori bavuye mu nsengero abandi barirukanwa, hari abahanuzi bavuye mu nsengero abandi birukanwa muri zo kubera amabi yabo. Social media rero nubwo bwose bayirimo, ariko icyo nyikundira ntihishira. Social media iratwikurura, sibyo? Ubu rero ni igihe cyo kugira ngo bazame, ariko se ndagira umujya mubibona, social media reka bayigemo, bakora ibyo bashaka, bigira ibyo bashaka. Ubu ni ku karubanda. Ese ubundi damu nani ari washoje arakarama nagubwe neza mbere na ibintu biri kuri social media mu bitwa abahanuzi b'Imana. Ubundi ubwabyo bavuga Imana bari byiza, ariko nkatwe dusanzwe tubana nabo, noneho tukanabana nabo ku makamera, ibyo tubona inyuma ya kamera nibyo biduhahamura. Ni gute umuntu ashobora kuvuga Imana akavuga kwera kwayo, ariko imirimo yiwe ihakana kwa kwera kwayo? Sibyo? Ikibazo cyakoze umuhinzi yari afite umurima, ahinga amasaka, yohereza abahinzi, barahinga, bamaze guhinga batera amasaka, ariko ngo bagiye kubagara basangamo urukungu. Ntabwo yigeze abemerera shebuja ngo ababwire ngo ni mu ruvanemo, yarababwiye ngo ni mu rubagarire. Igihe cy'isarura kigeze bati ni musarure, ariko noneho kuko turi mu isarura, haleluya, mufate amasaka muyashyire ukwayo muyahunike, ariko urukungu mu rurundi ukwarwo nzarutwika njye nucanisha umuriro. Yemwe basaruzi banjye, ngaho nimugende mubisarure byose, mubinzanire nzirobanurira. Kwagira ngo waririmbiye mu adivese, uririmbye nk'umudivantiste neza neza umwe w'indani. Kubera igihe kigeze cyo gusarura ibisarurwa by'Imana, Imana dore yohereje abasaruzi ngo baze bayisarurire. Abasaruzi bo nta mwanya bafite wo gutandukanya ibisarurwa by'Imana, bagomba kubisarura byose. Urukungu rukajya utwarwo, amasaka akajya ukwayo. Icyakoze amasaka agahunikwa, ariko urukungu bazarucanisha umuriro. Bivuze iki? Bareke baze mu kivunge, bazi ikivunge. Hari umunsi Imana izahamagara, hamagare Mose imubwira ati mubamanukane.
mugende muraza kumenya ibintu byose uko bimeze. Ndashaka kuvuga yuko Yesu azarinda agaruka abiyoberanya bari mu murimo n'abawukora mu kuri no mu mwuka bari mu murimo. Abazaba bavuga imbaraga zayo bahakana kwera kwawo bazaba bagihari, na kera babayeho n'uyu munsi bariho. Ahubwo wowe cunga izamu ryawe, shira mutu na zamu yake. Wabyumvise? Yego. Wowe ubere maso, nimba waratoranijwe bera maso gutoranywa kwawe, munteure uwe macho. Uwatoranijwe ube maso, ntiwite ku bandi bari hanze bari ku ruhande n'ubu tuzagendana. Berina tuzabana nabo, bazahanura banywa izo nzoga, niko igihe kimeze. Bazasambana bahanure, niko igihe kimeze. Ntabwo twabirwanya ngo tubishobore. Turindire nyir'umurima azohereza abasaruzi basarurire hamwe. Icyo ngicyo nibaza nagisubije. Aba bahanzi rero ku musozo, ku musozo tazagira n'ibyo kata, uracyafite umuzigo wo kuvuga. Aba bahanzi rero ndagira ngo washatse gukomoza ku itorero ADEPR. Yego. ADEPR kuva na kera ntigeze yorohereza abahanzi, n'abayiyobotse nta kintu yabafashije, ariko nibuze baracyahagaze. Worozi ko abahanzi benshi bagiye bagwira mu kwiruka, bagiye bagwira mu kunguku kwirukanka mu madini hirya no hino, kuko hari abantu bashinze amadini bashaka gukora business zinda zirya mu nda z'ibintu bijya mu nda. Hari abagiye gukora business zo kugira ngo babone imitungo, hari n'abakoze business y'Imana kugira ngo bazane abantu ku Mana. Urumva rero wowe warazaga nimugezi wanjye nkaguhitiramo mu ndirimbo waririmbye izo ugomba kuririmba. Nimba ngiye kwitangisha se urazana ibyo kwihanisha abantu, ubazanira iby'ubwami bw'Imana. Abenshi niho bononekariye. Ariko reka nkubwire bamwe mu bahanzi ntarigambiriye kuvuga, bahagaze neza mu itorero ADEPR n'uyu munsi ibihangano byabo bikaba bikiryoshye. Umuhanzi witwa Regis Dusaba uramuzi? Ndamuzi cyane, umuyoboro. Uramuzi? Ndamuzi. Hanyuma se uwagutuma abahanzi bagihagaze neza baririmba gospel ntabwo yaza mu bahanzi mu mwanya wa mbere? Regis Dusabe? Se hari indirimbo nshya ye uherutse kubona? Ishobora kuba nta nshyashya, ariko arazikora. Yego? Yego. Ariko no kubera kurererwa mu itorero, ndetse uzikaba no muri korali Hoziyana, ntabwo yigize tumwimerere ngo ajye guhanga ibiza gutuma yamamara. Gusa n'ubundi yaramamaye, ariko ntabwo yigeze akora ibya bintu biza gutuma abantu bamwumva. Wabyumvise neza? Yego. Noneho rero nuza kureba ukagereranya indirimbo, uwo n'umwe gusa nguhaye. Hari n'undi musaza tugira, sinzi ikidini yabarizwagamo, banza baragifunze, yitwa ngo Hakizimana Evariste, yari ari muri ADEPR. Aza kuva muri ADEPR muri za 2000 ajya muri indi dini bararifunze. Ariko nawe urabona ko wa mwimerere yakuye muri ADEPR yakomeje kubihagararaho. Gusa nawe si shyashya. Ejo bundi hari umuntu wamaye akavideo kiwe ndikanga, urumva, ambwira ati dore wa muvuga butumwa wanyu, sibyo? Ariko nibuze urumva ko umwimerere w'indirimbo urazumva kumva zijyana abantu mu ijuru. Bernard, itorero ry'Imana rikeneye ko abantu bahanga ibintu bijyana abantu mu ijuru, bibayobora, kuko ubuhanzi nivuga butumwa. Simbibasiye, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, igihe cyose uzaba uri kumwe n'Imana uzahanga ibintu bizima n'abantu bakwifuza. Ndagira ngo warabibonye ejo bundi abantu baraguhamagaye ukora ibiterane hanze. Nta bahanzi se bamenyekanye muri iki gihugu batigeze bahamagarwa. Uzi ko burya abantu basigaye ubu turi mu gihe cyo gucencura, barumva ibihangano bakavuga ati runaka nibuza aracyafite umwimerere katumuhamagara. Ikibazo rero kiriho Pascal, usanga abapasitori mutubwira ngo mukeneye abahanzi bafite indirimbo z'umwimerere ziganisha abantu ku ijuru, ariko ugasanga mwebwe bapasitori namwe ubutumwa mufite ntago ari ubuganisha abantu ku ijuru, n'ubundi buruganisha kuri ya mafaranga. Urakoze cyane. Niho handi nakubwiraga ngo ubu turi mu bibazo bikomeye, abitwa ko ari abemeramana ubundi turi mu ntambara. Kandi iyi ntambara yari yarahanuwe.
turi mu gihe cy'inzara kandi iyi nzara turimo yarahanuwe. Ahubwo ikibazo ni uko abahanuzi bahanuye abantu bakumva ibijyanye no mu mubiri kuko ariho tuba cyane. Ariko ubundi turi mu gihe gikomeye no kubona umuntu ukubwiriza ubutumwa bwiza bukubwira kwihana bya nyabyo ndetse no kubona bubibwira nabyo ni ikibazo. Ari umupasiteri arabivuga yabona abantu batamwumvishe ejo agahindura, yarangiza akababwira ibyo kwakira received, ibintu bidateze kuzasohora, sibyo? Ariko hari abantu Bernard, hari gurupe imwe yampamagaye hano ku Gisozi, reka mvuge aho ikorera kugira ngo ba nyirayo rwose bihe n'agafanta. Ahantu bari bahita bisengerera, umanutse ukamanuka hano ukamanuka Yerika ukagenda ukagera aho bita kuri kafe, ugafata agahanda k'ibumoso, ubwo navuga ku muntu uri kumanuka wagera hepfo ukamanuka. Gurupe yarampamagaye, maze kumpamagara urabizi ko rwose ngewe nta tolerance, ndangije bampa umwanya w'ivugabutumwa mvuga Imana. Barangije barambwira ngo mu bavugabutumwa bagiye baza aha bavuze Imana ariko bayivuga mu buryo butandukanye. Wowe utubwiye icyaha, utumenyesheje icyaha, sibyo? Urakoze Imana dukwiye no kubibwira abantu bakabireka buri munsi. Ubwo ndagusubije n'abandi rero abashumba cyokoza hari igihe ugera hariya mu kutano mukubwa wajya kuvuga Imana ukabona abantu ngo wabona undi uvuze ibitangazo ukabona baremeye, muragumana uwo mwimerere kuko ijuru ritakwandikiye se ninde wakwandikira? Pascal, hari abantu abakozi b'Imana nyuma yaho baza gusezererwa kuko impamvu zitabaturutseho kubw'uko bagonzwe na bimwe mu mabwirizo. Hanyuma abaje babasimbuye ngira ngo ku nshingano baza gucibwa intege na ba bandi bari mu nshingano bagiye. Kugira ngo iki kibazo wenda uze kucyumva neza, nari mvuze ngo harimo bamwe bahoze mu nshingano z'abapasitori cyangwa se z'abarimu mu itorero hirya no hino, hanyuma nyuma yaho baza gusimburwa n'abandi. Ba bandi bagiye barahindukira bakaza guca intege abariho ubu, bababwira ngo izo ntebe mwicayeho yego twazicayeho turazizi, urumva? Izo zizunguruza twazizungurutseho, namwe nimugire ngo murahamara kabiri. Bari kubatega iminsi. Biriya ni ubuswa cyane, ndetse sinabura kuvuga ko ari ugutakaza umwuka cyangwa se gutakaza ubumana, kubera yuko umuntu uzi uburyo Imana irwanamo akamenya uburyo Imana ishakamo igisubizo, ahubwo yagakwiye kuba ari gusengera intebe ye avuga ati uyicayeho ndabizi ko ashobora kuba yarayitije isaha n'isaha isezerano, kuko hari abantu bimitswe Imana yavuze. Uyu munsi kubera amabwiriza n'amategeko tugenderaho bitewe n'igihe tugezemo, bati muvemo hano nubwo Imana yari yarabasize, ariko uwahagurutse akajya mu butayu, nimvuga mu butayu ni ukujya ahantu hiherereye, akajya iwe akinginga Imana agasenga, Imana izayimusubizaho. Erega buriya ibyubatswe n'abantu birarangira, ariko ibyubatswe n'Imana ntibirangira. Ariko nubwo ibyubatswe n'Imana byaba byarubatswe nayo, ntibisobanuye ko bitakomwa mu nkokora na Satani. Bikomwa mu nkokora, ndetse bakanakubwira ngo mvira, bakanakubwira ngo toka mu njia, ukagenda ukava muri iyo nzira ukicazwa hasi, ariko kuko ari Imana yabikuvuzeho bigasohora. Yego. Sasa rero reka menyeshe abantu bicaye muri izo ntebe, izizungurira n'izitazungurira, izihindukira n'izidahindukira. Njyewe ejo bundi Imana yarambwiye ngo hari intebe zigiye kumera amapine, nizimara kumera amapine zizagenda zitwara ibizicayeho zerekeza mu kimboteri cya Nduba. Urabyumva? Izo ntebe nabonaga ari nk'imodoka, nguko yabi cyangwa se tingatinga yabitwaye ibintu, yarangiza ikagenda ikajya kumena. Izo ntebe zizajya kumena, nizimara kujya kumena zongere zihindukire zize zisubire muri wa mwanya nyir'umurimo zongera terura abari bazicayemo abaterekemo. Bisobanuye ngo abari mu mwuka barabyumva cyane, kandi nabo
bafite amasezerano kandi amasezerano yabo azasohora byanze bikunze. Uri kuvuga we ufite ibigambo byo kuvuga ngo mwebwe mwicaye mwaho bwe utocaringa abantu ubahangara abicaye muri izo ntebe nabo bari mu gihe cyabo nkuko nawe wari uri mu gihe cyawe. Amagambo yawe ntacyo yahindura. Rero ubaye umunyabwenge waba uri imbere y'Imana, umupasitori uri ku isezerano ry'Imana yafunze umunwa we ategereje ko Imana n'abantu. Mbo dusoza ikiganiro cyacu, ngira ngo abantu bagiye bakuramo inyigisho zigiye zitandukanye, twaganiriye ku bintu bitandukanye, twanyuze hirya tugaruka hino, buri wese hari akantu akuyemo. Ariko nyaboneka nimba wagiye uryoherwa n'ibiganiro byacu, jya usangiza n'izindi nshuti zawe. Hari abapasiteri baba bari hari abakeneye kumva ibintu. Erega nubwo atabibasangiza, ubu uyu munsi isi tugezemo iri digito bazabibona. Buriya ntubona ibintu tuvugira kuri kamera, hari igihe ugeraho gutyo ukavuga ngo ikiganiro runaka nticyarebwe n'abantu benshi. Reka da, burya abakirebye niba Imana yateguye guhereza iyo mesaje. Tubona buriya Berena izica n'Imana iziha umugisha. Amen. Izihereza umugisha kuko zicaho ibintu bifite ubugingo. Kandi namwe mudukurikiye niwumva unyuzwe kandi subscribe unohereza abo bantu, nutanabibohereza bizabageraho. Reka tugushimire kandi tukubwire ngo umugisha w'Imana kugumeho. Asante sana. Haba wowe no kubawe bose. Ubutaha tuzongera dusubire mu biganiro byacu, ngira ngo abantu baragukunda ugenda ubibona, kandi tuvuge ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom.